yamanutse akabambwa. Turirimbe Yesu wamanutse, yaje adufitiye urukundo, yaduhishuriye imigambi mibisha yose ya Satani. Nubwo yaje kuduhimbiraho, ariko mu ijuru yaratsinzwe. Nta rukundo agira namba, ariko aribereye muri Yesu. Bawe kure shuwose kibi. Satani kugira ngo n'abamarayika bera bamenye ubutabera bwayo, uvanze n'imbabazi. Natwe twamaze kumenya ukuri ko mu ijuru habaye intambara. Yesu niwe waduhishuriye ibyo byose. Turirimbe Yesu wamanutse, yaje adufitiye urukundo, yaduhishuriye imigambi mibisha yose ya Satani. Nubwo yaje kuduhimbiraho, ariko mu ijuru yaratsinzwe. Nta rukundo agira namba, ariko aribereye muri Yesu. Bawe kure shuwose kibi. Tugoboka kugira ngo Satani atatwirenza, kuko afite umujinya mwinshi, kuko ntajya agoheka. Nubwo twavutse turabo gupfa, buri wese afite marayika. Turinzwe n'ingabo zo mu ijuru zikomeye. Turirimbe Yesu wamanutse, yaje adufitiye urukundo, yaduhishuriye imigambi mibisha yose ya Satani. Nubwo yaje kuduhimbiraho,